Yesu nashimwe, amahoro n'imigisha biva ku Mana twese mwiza nibyo mbifurije, bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo, mwemeye ku imbata za Yesu, nawe wifuza ku imbata Yesu, mwese ndabasuhuje, abari ku mpera y'isi, abari ku migabane y'isi itandukanye, ndabasuhuje cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibishime kandi ikomeze ibahaze imigisha yose, turuka mu gakiza kayo. Ndabasuje mwese abari ku migabane itandukanye, abari muri Amerika, abari za Australia, abari za Aziya, abari za Oceania, abari muri Europe, abari muri Afurika, cyane cyane abari mu Rwanda bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, n'abari mu bihugu bitandukanye bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibishime kandi ikomeze ibahaze ibyiza. Ngewe mugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya wo kumva ubutumwa bwiza Imana iba yatugeneye, kuko ijambo ry'Imana iteka ryose ni ubutumwa bwiza Uwiteka bajya atugenera. Ni mwene so muri Kristo Yesu Samuel Mutezimana. Imana ikomeze ibahane umugisha kandi ikomeze twishimire muri rusange. Nejwe n'Imana kuba yemeye ko ari njyewe ugomba kuboneka imbere yanyu ngira ibyo mvuga muri kano kanya. Suko ndi umuhanga, suko hari ibyo nzi, suko nkiranuka, suko ngenda nk'uko ishaka iteka ryose, ahubwo ni ubuntu ihora itugira uko bukeye uko bwije. Ariko icyambere cyo, hari abantu benshi cyane bamushatse bamubonye, nawe uyu munsi niwemera cyane ukizera uraza kubona igitangaza cy'Imana. Imana ikomeze guhaza ibigize kandi Imana ikomeze kwishimira muri byose. Shalom shalom, turi kumwe, mureke tubusenge Imana maze tukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Icyo nzi neza nuko Imana y'amahoro iri kumwe natwe. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, tugushime kuri uwera, tugushime kuri umutabazi, tugushime ko abanye natwe, tugushime ko waturinze, watubereye Imana nyamana, tubereye igitare cyiza n'ushimwe himbazwe. Mana, turi imbere yawe muri aya masaha, nyemerera cyane tugushime ukuntu ukomeje kubana natwe, tugushime ukuntu wakomeje gutina muri byose n'ushimwe himbazwe. Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe, reka isano y'umuntu uta Kristo muzima tujye kumva ijambo ryawe, ntaba ari njye ugiye kurivuga. Banza wuhagire mu kanwa kanjye, wuhagire imitekerereze yanjye, wuhagire byose nibwira mu izina rya Yesu Kristo. Mana unkoreshe nk'igikoresho cyawe, ntaba ari njye ugaragara, ntaba ari njye uboneka, ahubwo aboneke wowe Kristo muzima, ukorere muri njyewe, uvugire muri njye ibyo ushaka kandi ibyo ushima byose Kristo muzima. Mana, ibyo ushaka kubigira kuri ubu bwoko bize bibagire bivuye muri wowe mu izina rya Yesu. Cyo twifugire ku mwuka wawe wera, reka ineza y'Imana iziganze ahangaha muri aya materaniro, udushyigikire muri aya materaniro. Wemeye ko ntanga ijambo ryawe Mana nkaritanga muri aya masaha, reka bari bwumve n'abazumvira ijambo ryawe rizabahindure mu izina rya Yesu. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye ushika muri byose. Sabye nizenzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo cyanditswe n'umuhanga witwa Luc, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome ku gice cya mbere cyacyo, dusome umurongo wa 4 n'uwa 8, byo turi busomeho. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere, umurongo wa 4 n'uwa 8. Hari amagambo avuga ngo, nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirisha umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami iki nicyo gihe wenda kugarurira ubwami mu Bisiraheli? Arasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe yagenwe, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amena. Yesu nashimwe cyane. Amena. Aya ni amagambo Yesu yarimo avugana n'abigishwa biwe ubwo bari bateraniye hamwe. Yesu agiye gusubiza, agiye kuzamuka, agiye kujya mu ijuru. Hari amagambo yabanje kubabwira, kuko yari ababwiye ngo nimugende muteranire hamwe, kuko ubundi iteka ryose guterana kwera ni ikintu cyemewe, ni ikintu n'Imana yemeye ubwayo, yemera yuko guterana kwera ari ingenzi ku muntu wese.
umuntu wese w'umukristo yemeye kuba yaterana, kuko ijambo baratubwira ngo aho 2 cyangwa 3 bateraniye nanjye nzaba ndi kumwe nabo. Bapfa kuba bahuje umutima gusa, nta kindi kiba gikenewe. Rero guterana kwera kuva na mbere hose no ku bwa Yesu byari byemewe kuba abantu baterana, kuko yarateranye hamwe n'abigishwa biwe, kuko murabizi neza ko Yesu mu kuvuka kwiwe abantu benshi ntabwo bigeze bamwemera yuko ari umwami, kugeza yageze n'igihe cyo kugenda n'igihe cyo gupfa batarigeze babimera yuko ari umwami, ariko yakorega ibimenyetso n'ibitangaza byerekana yuko ari umwami, kuko yagiye azura imfubyi, yagiye azura abapfuye, ugasanga ahumurije imfubyi, abapfakazi akabahumuriza, uko ijambo yatubwije ijambo rikomeye rivuga ngo ni ingeso w'imfubyi nkaba ndi umugabo w'abapfakazi, akomeza kuvuga amagambo akomeye gutya cyane gutyo. Noneho ijambo rigatubwira cyane muri Yohana atubwira ngo icyakora ngo yaje mube ariko ntabwo bigeze bamumenya. Noneho hagazuma atubwira ngo icyakora ngo abamwemeye bose bakizera izina ryiwe ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo yigeze avuga ngo mpisemwe abazungu, mpisemwe abirabura. So ni umuntu wese muri rusange uzamwemera, uwamwemeye n'ugomba kumwemera, uwo nguwo yamuhisemo icyo bita ububasha bwo ku mwana w'Imana, kuko uwo nguwo yese bavuga ngo ntabwo yabyawe n'icyo bita amazi, ntabwo yigeze abyagwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo yavutse kubw'ubushake bw'umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero icya mbere cyo kuba waravutse ntabwo wigeze uvuka ari ukubera impanuka, ntabwo wavutse ari ukubera ko iwanyu babikundaga cyane, ahubwo wavutse uri mu bushake bw'Imana. Ariko intego nyamukuru yatumye Imana ikuzana, intego nyamukuru yatumye Imana ituzana muri iyi si, ni ukugira ngo tubeho twejejwe, dufite ibikwiriye, dufite iby'Imana ishaka bigwira hagati muri twebwe. Kuko icya mbere cyo nibivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera icyo bita izina ryiwe, abo bose bahise bagucyo bita ububasha bwo ko bakwitwa abana b'Imana. Rero ntabwo byavuye ku bushake bw'umuntu runaka, ntabwo byavuye ku bushake bwawe cyangwa ku bushake uvuye ngo ngiye ngo naje mu isi ari rye wizanye. No, ahangaho baba barimo bakubeshya cyane. Waje ari umugambi w'Imana, wageze mu isi ari Imana ibikeneye, ari Imana ibishaka. Yesu nashimwe cyane. Rero ahangaha Yesu yageze igihe cyo kwenda kugenda, abwira abigishwa be, yajyaga ababwira cyane, ababwira amagambo, ababwira yuko azapfa ariko nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ntabwo bigeze bizera iryo jambo rimeze gutyo, kuko nasanze iryo jambo rimeze gutyo abantu benshi cyane muri iyi minsi riri kubagora. Ijambo bita kwizera kugira ngo wizere ugiye ku kigero Imana ishaka, ni ibintu biri kugora abantu benshi cyane muri iyi minsi. Ariko igihe kirageze kugira ngo bimenyekane yuko uri uw'Imana, n'Imana ni yawe, kuko utizera wese ntabwo anezeza Imana. Yesu nashimwe cyane. Rero Yesu yakomeje gukora ibitangaza bikomeye cyane. Yarabizi neza yuko ababwira ntabwo ari abantu bamukunda, si abantu bamwiyumvamo, ni abantu bumva bamwica isaha ku yindi, ariko akomeza kwihangana kuko yarazi icyo bita muri make misiyo yari imuzanye mu isi yarayizi. Yesu nashimwe. Misiyo yari imuzanye mu isi Yesu yarayizi. Ntabwo yaje ngo ibintu ngo bimukwiseho gutya. Yaje mu isi, nubwo ijambo ritonga ngo mbere na mbere hariho jambo. Urumva yuko n'icyambere cyo ngo n'ibyo mu isi byose byabayeho ngo niwe wabiremye. Muri make yaje n'ubundi yarahoze ariho, ariko aremera yikisha bugufi, avukira mu nda y'umuntu, maze yemera kuba umuntu. Ubundi yari Imana 100%, ari n'umuntu 100%. Niyo mpamvu yemeye kuza kugira ngo yicishe bugufi, kugira ngo n'abandi bo hasi, n'abandi b'abatindi, n'abandi b'abakene nabo babone yuko Imana yabatekerejeho, nabone yuko Imana yongeye kubagarukaho ukundi. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu mubwira ngo iyi saha hari impamvu Imana yatumye igusiga, hari impamvu Imana yatumye iguhitamo, ni ukugira ngo ugaragare wejejwe, ugaragare ufite iby'Imana bikwiriye hagati muri wowe. Apana kujya ugenda ngo ujye ku ruhande ngo uvuge ngo ndabikora gutya, ndagenda gutya. Ariko icyambere cyo abamwemeye bose bakizera izina rye, bose ko yameze kose, ni umuzungu n'umwirabura, bose yaba mugufi yaba muremure, yaba munini yaba mutoya, cyaba ikimuga cyaba ikiragi, umuntu uwo ari we wese, uwo wese apfa kuvuga ngo namaze kumwemera. Yahisemo icyo bita ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu yarapfuye nk'uko yari yarabivuze, arapfa
nk'uko abakristo dukunda cyane kubyize tuvuga yuko ngo Yesu ngo yazutse ku munsi wa Pasika, tubisemboliza gutyo, ariko Yesu yarazutse nk'uko yabivuze, kuko ntabwo duhereza agaciro icyo bita amatariki cyangwa amezi, ahubwo kwibuka Yesu Kristo bituma ubibyibuka buri munsi, bituma wibuza icyandi gisa nacyo, maze Yesu kuko icyambere cyo akimara kuzuka, ubundi yabwiye abigisha arababwira ngo icyambere mbere yaho atari yapfa, ubundi ntabwo bikwiriye yuko ngumana namwe, iteka ryose nizaba ndi kumwe namwe, ntabwo muzigera mubona umufasha, ariko muzabona umufasha nimara gutandukana namwe. Rero ababwira amagambo akomeye cyane gutyo, ariko abigisha be kubyumva ntibabyiteho nk'uko bikwiriye. Ariko nyuma yaho akimara kuzuka, bamwe na bamwe bababwiye yuko Yesu yazutse, bamwe banga no kubyumva, banga no kubyemera, ariko Yesu akimara kubakura ku maso amaze guhumuka, bamaze kubona ko ari we, baravuga ngo burya niwe wazutse, niwe wazutse. Amena. Abariko batangira kubitekereza gutyo, noneho Yesu ubwiwe yahise ababwira aya magambo akomeye cyane, ngo umva, nimugende mutegerereze mu murwa. Rero gutegereza mu murwa, abantu benshi cyane bakunda cyane kwibeshya cyane kuri aya magambo, bagatekereza mu murwa ubundi abatubwiye ni hehe, mu murwa abatubwiye ni hehe koko. Ubundi icyambere cyo ukuri kose ngomba kuba nakubwira, hari ibintu Imana izasohoza, hari ibyo Imana yagiye kubwira mu buzima bwawe bizasohozwa bitewe n'uko wabaye mu cyo bita agakiza. Cyakora hari n'ibindi bishobora kuzasohoza utarabaye mu gakiza, ariko ibintu byavuye ku Mana nyakuri izabisohoza ari uko wabaye mu gakiza. Ariko wabaye mu gakiza nibwo izaza, kuko icyambere cyo Imana nta kindi kintu ikeneye, ikeneye yuko wongera gusubira hahandi yakubwiye, hahandi mwavuganiye nayo. Niba ushaka kongera gusubira kugira ngo bongere mu ngubumwe, kugira ngo ibone uko yagusubiza ibyo yagiye ivugana nawe, kuko icyambere cyo ijambo ry'Imana ritubwira cyane ngo icyambere isezerano ry'Imana ntabwo ritinda nk'uko abantu bari babitekereza, ahubwo ikibazo dufite cyane, ikibazo n'abantu bari guhabwa mu masezerano, ugasanga umuntu ari kugenda mu buryo yishakiye, ugasanga umuntu arimo arakora ibyo yishakiye, ugasanga ibyo Imana bishyize ku ruhande, ugasanga ntabwo ashaka kuba yagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. Ariko iyi saha icyo nkubwira, Imana ifite umugambi wo kuza kurengera abantu bayo. Wowe ikibazo kirimo cyane, banze wibaze iyi saha, ubundi ntegereje hehe? Igi Imana yambwiye bitegereje hehe? Yesu nashimwe. Banze wibaze cyane ibyo Imana yakubwiye aho ubitegereje. Ushobora gusanga wicaye mu magambo, Imana nigusanga mu magambo izagusubiriza mu magambo. Imana icyambere cy'uyi minsi yatubwiye yuko umuntu wese uri bugende imusanga, niho ibugende imusubiriza. Icyambere nigusanga mu magambo, ntajya kuri kuvuga ngo wigeze ukizwa, iraza ihite aho ngaho nyine iguhereza icyo bita inyungu z'ibyo gusanzemo. Niyo mpamvu isa ku yindi mugomba guhora mushakisha cyane icyo bita imbaraga zibashoboza kwizera. Kuko Yesu yavuze, aravuga ngo muzahabwa imbaraga kandi muzaba abagabo ba nyabagabo. Nimutegereza hahandi, nimutegereza aho nababwiye, muzahabwa imbaraga. Yesu niko yabwiye abigishwa biwe. Amen. Imbaraga ntabwo wazibona utari mu gakiza, kandi imbaraga zinesha, imbaraga zigushoboza kwizera, imbaraga zishoboza gukiranuka, kuko izi mbaraga z'umwuka wera ntabwo zagusanga wibereye mu mazimwe, ntabwo zagusanga uri mu bintu bidakwiriye, ntabwo zagusanga uri mu byaha runaka. Izi mbaraga zizagusanga ari uko wageze neza, ariko wabaye neza aho Imana ishaka, niwe uzabona izi mbaraga. Ariko mu gihe utari wakwishakamo ikintu cyo kuba aho Imana ishaka, ikintu cyo kuba aho Imana igukeneye, ntabwo uzigera ubona izi mbaraga, ntabwo bizigera bikunda. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haba ngo umwuka wera azabamanukira, nawe muzaba abagabo bo kumpamya.
uhereye i Yudaya ukageza n'i Samariya hose no ku mpera z'isi. Imana ishimwe cyane. Impamvu iteka ryose usanga umuntu azamuka mu minsi mike ukabona bivuyemo, ikibazo afite abuze icyo bita imbaraga z'umwuka wera. Hari izindi mbaraga abantu barimo barakoresha, ukagenda imbaraga z'umwuka wera kandi atari imbaraga z'umwuka wera. Hari imbaraga z'abarangi abantu benshi bari kugenda bakoresha, ukagenda imbaraga z'umwuka wera. Ariko iyi saha iyo wicaye ugategereza aho Imana igukeneye, nta kindi gisubizo kivamo usibye guhabwa imbaraga. Yesu nashimwe. Uzahabwa imbaraga kandi muzaba icyo bita abagabo bo kumpamya. Imana ishimwe cyane. Rero izi mbaraga turazikeneye nk'abakristo, kuko iyo dusaba ngaho mujya ku bicu bice byabo bibiri, dusanga hari amagambo atubwira ukuntu Petero yabwirije itorero ry'abakristo y'abantu benshi cyane, maze agakiza abantu bari hejuru y'ibihumbi 3 ku munsi umwe. Kandi Petero muramuzi imbere yaho ukuntu yari ameze. Muzi Petero wa wundi utari wahabwa izi mbaraga z'umwuka wera, muzi ukuntu yari ameze. Yari wa muntu utizera, ari wa muntu w'umwicanyi, ari wa muntu ukora ibi byinshi bishoboka. Ariko akimara guhabwa imbaraga z'umwuka wera, umwuka wera amaze kumwinjiramo, kamere imaze kumusohokamo, Petero yese atanga ikintu bita guhamya Yesu Kristo mu buryo bwose bushoboka. Aramuhamya kandi biremera kandi birakunda. Yesu nashimwe. Yaramufashe aramuhamya, mu bantu bose muri make, maze avuga Yesu wari we, amumanuka neza. Abantu bose baribaza ibyo ari byo, maze bimenyekana yuko yamaze guhabwa cya kintu twita imbaraga z'umwuka wera. Yesu nashimwe. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera zigufasha gutsinda ibyaha. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera zigufasha kuba watsinda icyo bita ubwoba. Iyo ufite imbaraga z'umwuka wera zigufasha guhamya Imana utirirwa ureba ngo ku ngaruka zaba byo mu isi. Kuko icyambere cyo Stefano akimara kuzura uyu mwuka wera byatumye yumva yifuje no kuba yakwigendera. Abari bamwica bamufashe bagiye kumwica, maze Stefano afata umwanzuro ukomeye cyane. Araza aravuga ngo mwami babarire kuko ibyo bakora ntago babizi. Uko icyambere cyo arimo areba aho agiye. Niyo mpamvu icyambere aba bantu bari bamaze kuzuza imbaraga z'umwuka wera bagiye bicara bakumva bifuje cyane ko bakwigendera, bakabahe basebene banitahira no mu ijuru, bumva ibyo mu isi ntacyo bibabwiye, uko bari bamaze kugira icyo bita imbaraga z'umwuka wera. Wowe iyi saha wuzuye iki? Iyi saha hari imbaraga z'umwuka wera ziri muri wowe? Impamvu urimo uratonganya Imana ngo yarakubeshye, ikibazo si wowe. Banza wishakemo ikintu bita amavuta, kuko gaciro wagira amavuta udafite imbaraga z'umwuka wera ni ubusa kuri wowe. Ariko nugiriza imbaraga z'umwuka wera ziza kuba zagushoboza, ziza kuba zagutinyura, zigushoboze kuvuga Imana, zigushoboze kuba wahamya Imana. Nta kindi kintu kizagushoboza kuba waba mu ruhande rw'Imana utsinda ibyaha. Impamvu ibyaha bigenda bigusuzugura, bihora bikuzinga uko bikeye n'uko bwije, hariho ikibazo cy'imbaraga z'umwuka wera itari zagera muri we. Ariko iyi saha tuvugana, reka iyi Pentekote wongere usabe Imana ikuzuza imbaraga z'umwuka wera, wuzure umwuka wera, wongere uvugire mu ndimi nshya, kandi Imana izabigushoboza nubisaba. Ukiyama tuga cyane ngo muzashaka mu mbone. Nta kindi gikenewe, nuko ugomba gushakisha Imana, kuba yishakana umwete wawe wose. Ukiyama tuga cyane ngo nkunda bankunda, ariko abanshakana umwete bazambona. Nuyishaka uzayibona, nuyikenera uzayibona. Igikeneye kuri wowe, emerera Imana uyibwire isaha, nkeneye icyo bita imbaraga z'umwuka wera hagati muri njyewe. Nkeneye ko nzira kuzura imbaraga z'umwuka wera, nanze gukomeza kuzura imbaraga z'amagambo, nanze gukomeza kuzura imbaraga z'ibyaha. Nkeneye kongera kuzura imbaraga z'umwuka wera, nicyo kintu nkeneye muri njyewe. Saba Imana, izagufasha kandi izagushoboza. Yesu nashimwe cyane. Impamvu wuzura ibyo byose nawe uzi, ikibazo nuko wabuze icyo bita imbaraga z'umwuka wera. Niwongere wishaka imbaraga z'umwuka wera, byose bizagenda neza.
Yesu nashimwe cyane, kuko imbaraga z'umwuka wera nizimara kugeraho uzahumuka, uzareba ubuyobe umazemo igihe kirekire, uzareba ubujiji umazemo igihe kirekire. Impamvu abantu bavuga ngo ntabwo uzi kwambara nuko nta mbaraga z'umwuka wera ufite. Uko uramutse uzifite wamenya neza yuko aho ngaho ibyo wambara bidakwiriye, wamenya neza ko ukuntu ugenda bidakwiriye, wamenya neza yuko ibyo ukora n'ibyo uvuga bidakwiriye, ahubwo ukamenya neza yuko bizabikwiriye igihe cyose uzabuza imbaraga z'umwuka wera. Imana nigufashe, Imana nigushoboze. Saba Imana igira icyifuzo gikomeye cyane, wongere usabe imbaraga z'umwuka wera. Ibyagiye bikunaniza byose bizakunda iyo umuntu kugira imbaraga z'umwuka wera. Impamvu iteka ryose uhora unamuka, uhora usubira inyuma, uhora wisanga mu bubata bw'ibyaha, uhora wisanga wabaye imbata y'ibyaha iteka ryose, wabuze icyo bita imbaraga z'umwuka wera. Saba Imana iyi saha ikuzuze imbaraga z'umwuka wera, wongere wuzure umwuka wera, uvuge ibyaha wuzure umwuka wera. Niba uri umushumba, ushumbye wuzuye umwuka wera. Niba uri umukristo wuzuye umwuka wera. Niba uri umuririmbyi wuzuye umwuka wera. Ibyo wakora byose, niba uri umuvugabutumwa, uvuga ubutumwa wuzuye umwuka wera, uhanure wuzuye umwuka wera. Nta kindi kintu kizagushoboza ibyo byose usibye imbaraga z'Imana, nizo zonyine zizagushoboza. Nta kindi kizakuba hafi usibye imbaraga z'Imana. Nta kindi kizakubohora, nta kindi kizakuramo za karande. Abantu benshi bafite za karande zitandukanye, ariko nuzira imbaraga z'umwuka wera iyo karande izaba kure yawe. Ariko nuzira imbaraga z'umwuka wera iyo karande izagenda. Uzabana n'Imana, uzabona yuko uriho kubera Imana, uzabona yuko ubayeho kubera Imana. Kubera iki? Impamvu ibintu byose bikuze ngo bibe iteka ryose ni ukubera icyo bita imbaraga z'umwuka wera. Ariko nizimara gukuzura bizamenyekana yuko uri umuntu w'Imana, bizamenyekana yuko uri umuntu wamenywe n'Imana. Nta kindi. Saba Imana iga imbaraga z'umwuka wera. Iyi saha tuvugana utegereje hehe? Utegereje mu bwa nk'uko Imana bikubwiye? Agakiza wari ufite mbere niko niko ugifite? Imbuto weraga mbere hose n'isaha uracyazifite? Uko wagaragaraga iteka ryose ufasha imfubyi n'abapfakazi, wakira indembe, wakira abantu batandukanye, ufasha abantu babuze uko bigenza, n'isaha niko bikimeze kuri wowe? Ibaze cyane nange nibaze, bitume iteka ryose ureba ahantu watakarije. Biraza gutuma Imana yo mu ijuru ikugirira impuhwe, kandi biraza gutuma uba umumara imbere y'Imana. Impamvu iteka ryose uri kubona ibintu byinshi bikomeye bisikwizinga ko ukene uko bwije, nta kindi n'imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo zagusanga hahandi wirirwa hatari Imana, ntabwo zizagusanga muri ya magambo wirirwamo, ntabwo zizagusanga muri za zenya zipfuye wirirwamo, ntabwo zigera zigusanga ahantu haba iteka ryose uri. Banza usaba Imana igufashe, ikuze icyo bita imbaraga zayo, igufashe iteka ryose ube umugabo nyamugabo wo guhamya Imana. Uvuga Imana neza nk'umuntu uzayikenera, uvuga Imana neza nk'umuntu wumva uzayishaka, uzayikenera mu minsi iri imbere, kuko icya mbere cyo nuyishaka uzayibona. Nta kindi gikenewe, yishakana umwete kuko uzayibona. Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana, ariko ndumva icyifuzo nyamukuru wagira muri wowe. Saba Imana, Imana igufashe, yongere ikuze imbaraga z'umwuka wera, igushoboze wongere winjire mu gakiza neza. Nuze watakarije ibyatuma utakaza imbaraga, ibyatuma uva mu by'Imana, Imana iri mu kivumbura ngo ngiye mbivuyemo, ngo ndambuye umusozi ndimo, ngo ndambike igisuzuguriro. Nta kindi kizagushoboza nuko uzuzura imbaraga z'umwuka wera. Nta kindi kizagushoboza nuko uzabaho unezeza Imana. Reba uko wanezeza Imana, nezeza ijuru kurusha ibindi byose. Kubaho waba uriwe Imana ikwemera, nta kindi kizagushoboza nuko uzaba wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Mureke dusenge Imana, dusaba Imana imbaraga z'umwuka wera hagati muri twebwe. Dusenge Imana iduhereze imbaraga zidushoboze kubaho turi mu mwanya Imana ishaka, zidushoboze kubaho turi mu gihe Imana ishaka. Uko abantu benshi bagiye tuba mu bihe Imana idashaka, ariko icya mbere cyo muzashaka mubone mushakana umwete wanyu mwese. Tugira ubwoba, Imana iri kumwe nawe, nijya kubwe byose zabisoza. Wowe icyaho banze bazi iyi saha ndahagana he, iyi saha ndi mu biki, iyi saha ndi gukora ibiki, iyi saha ibyo ndimo binezeza Imana, iyi saha ibyo mvuga binezeza Imana, iyi saha ibyo nkora binezeza Imana. Nubona iteka ryose ibyo ukora bitanezeza Imana, saba Imana yongere kugarukeho, saba Imana yongere kugenderere, saba Imana yongere
yongere kugarukeho muri rusange, kandi bizagenda neza bivuye mu mugambi wayo. Uri Imana nziza, uri Imana nyagora ku ngoma, turagushimiye ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana tubabarire, tubare utagize gutegereza ngo tube mu mwanya ushaka, ngo tubaho ushaka Kristo muzima, mu izina rya Yesu Kristo. Tubare Imana yo mu ijuru, aho twagize kwivumbura, aho twagiye mu byinshi bitandukanye, twabaye abanyamagambo, twabaye abanyabiteka ryose, ku ijambo rito bose bakoze ntibashikira ubwiza bwawe, twisanze twarabaye biteka ryose Kristo. Mana tubabarire, twezi dutunganye, wongere utwishimire, wongere utuboneze ukundi, ureke amaraso aviriye ku musaraba. Mana wongere atubonekeho aho twatandukiriye hose, twongere tuboneke turi bashya, twongere tuboneke turi abera, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ifite imbaraga, twambike izi imbaraga z'umwuka wera, nk'uko bitungizanye rwose Mana duhaye, yuko uzadumfasha imbaraga z'umwuka wera. Ntabwo twatsinditse, ntabwo twatsinditse n'umubiri na Satani, udafite imbaraga z'umwuka wera, dushoboze kuzitunga mu izina rya Yesu. Dushoboze kugenda n'izi mbaraga Mana, zitubashishe kumenya amagambo akwiriye twavuga, zitubashishe gukora ibyo ushaka mu gihe gikwiriye, mu izina rya Yesu. Urakoze kuduha izi mbaraga, urakoze kubura uruhande rwacu, urakoze ko yatubwiye byose Mana kuzabikora ubwo umugambi wawe. Ndagushima byose kubikoze, kandi kubikoreye kuyubahisha, sagirize nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mahoro y'Imana akomeze aganze muri mwebwe, kandi akomeze abahire, kandi abahereze gukiranuka, mugenda mukiranutse, muvuga ibyo mukora byose n'ibyo mukora byose, muba hose mubabe mukiranutse, muboneke muri abanyamumaro imbere y'Imana. Niyo kintu Imana ibashakaho. Shalom shalom, turi kumwe. Imana yamuri kumeze bazigize kandi kumeze bagire neza, turi kumwe. Shalom shalom.